Ibihe turimo ni ibihe bigoye, byiganjemo intambara, amapfa, kwangirika kw'ibidukikije, kwangirika kw'abantu mu mico no mu myifatire, gusenyuka kw'imiryango, ubugome bw'indengakamere, gutakaza kwizera, kuvangirwa mu by'umwuka ndetse n'ibindi byinshi byugarije isi yacu. Ibi bibi byose byugarije isi yacu byayimenyekanisha iki? Imana ibivugaho iki? Ese aho ntibyaba ari ibise bibanziriza kuzamuka kw'itorero rya Kristo no guhishurwa kwa Antikristo? Ngwino usobanukirwe aho ibihe bigeze na Apostle François Nkurunziza. Izi nyigisho ziba zitangirwa ku itorero Beteli i Remera. Ni buri wa gatatu na buri wa gatanu kuva saa 11 z'umugoroba, naho ku cyumweru ni saa 3 za mu gitondo. Iyi gahunda izatangira kuva itariki 4 z'ukwa gatanu kugera itariki 3 z'ukwa karindwi 2016.